N'amakuru abantu benshi bari gutangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye. Turi ku itariki ya gatandatu ukwezi ni ukwa kane, uyu mwaka turimo ni umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu. Ngira ngo murabizi ko ejo ku itariki ya gatanu z'uku kwezi kwa kane bibiri na makumyabiri na gatandatu, abakristu aho bari hose abemera pasika, murabizi ko ejo wari umunsi mukuru wa pasika. Ku isi hose abantu benshi bizihije uyu munsi, ubwo ndavuga abakristu bemera uyu munsi. Ejo rwose byari ibintu byiza, bagiye gusenga, uwumve byari ibihe by'umunezero cyane ku bakristu bemera pasika. Ariko hari abo bitigeze bigendekera neza. Harimo uwo mupadiri uri kubona kuri iyo sikirini, yitwa Padiri Eric Uwayezu. Ni padiri mukuru wa paruwase ya Nyakayaga, ndetse n'undi mupadiri mugenzi we witwa Padiri Didier Nzaramba. Ni mu gihe uyu Padiri Didier Nzaramba akorera ubutumwa muri paruwasi ya Kiziguro. Izi paruwasi zombi ziherereye muri diyoseze ya Byumba. Ni inkuru by'umwihariko iri kugarukaho n'abakatolike benshi cyane, kubera ko abakatolike nyine ntabwo babyakiriye neza. Ahantu bari gukomeza nyine gusanga iby'aya makuru, uri kubona ibitekerezo byabo bari kugira uko babyumva bitewe n'ibyabaye. Aba bapadiri rero bagera kuri babiri bagira gutya, ejo bajya muri shapeli. ngira ngo ni shapeli yo mu rugo rw'ababikira. Naje kubera ko ntabwo ndi umukatolike, nta nubwo nzingizi za shapeli ngo niri biki. Icyakoza paruwasi zo wenda ndabizi, wenda ikiliziya yagerereye ahaga, ibyo byo ndabisobanukiwe. Ariko ikintu bita shapeli naje gusanga ubundi shapeli y'ababikira cyangwa se yo mu rugo rw'ababikira muri rusange bivuze ahantu habugenewe abihaye Imana b'ababikira basengera. Ababikira ngira ngo murabizi ko abari ni abakobwa, nagiye kuvuga ngo ni abagore, kandi ntabwo murabizi ko ntabwo baba barashatse. N'abapadiri bari uko nguko. Ni ahantu abihaye Imana b'ababikira basengera, aho niho bita shapeli. Kandi mu Rwanda harimo shapeli zigiye zitandukanye. Ntabwo ngiye kurondora ngo shapeli iyi n'iyi, ariko murabizi ko mu Rwanda mu idini katolike hari amashapeli nyine agiye atandukanye mu maparuwasi agiye atandukanye. Hanyuma ababihaye Imana cyangwa se aba bapadiri bagira gutya, bategura misa, bajya muri iyi shapeli yo mu rugo rw'ababikira iherereye ubwo ni muri diyoseze ya Byumba. Reka mbivuge gutya kugira ngo byumvikane neza. Barangije basoma misa barayisoma, barasenga, kandi amabwiriza ngo avuga ko ibi bintu bitemewe. Kujya gusomera misa muri shapeli yo mu rugo rw'ababikira ntabwo byemewe. Maze umurenge uza kuza ko wamenya ko muri uru rugo rw'ababikira, muri shapeli yo mu rugo rw'ababikira hari kubera misa, ndetse bamenya umupadiri wayiteguye uri kuyisomesha, ari we Padiri Eric Uwayezu na Padiri Didier Nzaramba ukorera ubutumwa muri paruwasi ya Kiziguro. Umurenge uza kubimenya ko mu by'ukuri bari gusomesha iyi misa. Maze umurenge uraza, inzego zitandukanye barangije bata muri yombi aba bapadiri. Uwo Padiri Eric ndetse n'uyu mupadiri witwa Didier, bombi kuri ubu ngubu bacumbikiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Kabarore. Ngira ngo ni ibintu byabereye hariya muri Gatsibo. Ngira ngo murabizi ko Kabarore ni muri Gatsibo, niho ibi bintu byabereye. Benshi rero cyane abakristu bemera pasika, benshi bari gutanga nyine ibitekerezo bigiye bitandukanye. Hari abari gufata ngo abapadiri ngo ni intwari, ngo buriya ngo kuba bavuze ngo tugomba gusenga, ngo
ngo ntabwo iki cyumweru tutari busenge, bagategura misa muri iyi shapeli yo mu rugo rw'ababikira iherereye muri diyoseze ya Byumba. Benshi nyine wumve bari gutanga ibitekerezo bitandukanye, ariko igihari ni uko nubwo abantu nyine bazana amarangamutima ngo ni intwari, ngo ni ibiki, ngo niba ikintu kitemewe n'inzego, amabwiriza akaba ahari. Amabwiriza arahari ko ibyo bintu bitemewe. Gusomera misa hari aho byemewe, hari ahemerewe gusomerwa misa. Ubu urafashe ujyanye muri shapeli yo mu rugo rw'ababikira niyo ugiye gusomera misa, kandi ibyo bintu bitemewe n'inzego. None se ni gute bataguta muri yombi? Ubu se ntitwagiye tubona abakirisitu benshi n'abadeperi bakagenda kumwe bajya gusengera ngo mu musozi? Ubu ntimwagiye mubibona? N'abandi bo mu madini agiye atandukanye. Niba leta ivuze ngo iki kintu ntabwo cyemewe, ntabwo cyemewe nyine. Kuki uri guhatiriza ukica amabwiriza? Iyo ukica amabwiriza nyine nkana, ubizi neza ko bitemewe, ko ahantu ho gusomerwa misa hazwi, hemewe n'amategeko basetinze ajyanye na RGB, ibyo bagiye basetinga ngira ngo murabizi, amabwiriza y'amategeko agenga imiryango y'imyemerere, akwiriye gusengerwa, akwiriye gusomerwa misa. So rero umuntu akarenga agakora ibintu nk'ibi ngibi, benshi mu by'ukuri bari gukomeza gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Reka nze wenda bageze ibitekerezo bimwe na bimwe nagiye mbona ku mbuga nkoranyambaga hagiye hatambutswe amakuru. Rwagize ati ibya Kayizari mu bihe Kayizari, naho iby'Imana mu bihe mwubaha inzego cyangwa amabwiriza y'igihugu. Ati kitemewe kiba kitemewe. Hari ubwo bigeze babuza gusomera misa ahameze nka Sainte Famille cyangwa Regina Pacis. Ati rero byakora kunyumvisha ko utubaha amabwiriza y'igihugu waba wubaha n'Imana. Ati byo rwose birahagije. Undi ati rwose abagize gutoteza kiliziya abantu ngo ntibizabagwa amahoro, ibintu ngibyo. Hari undi wagize ati kuki harimo nabonye bari kumufata nk'intwari, ariko se umuntu wo kwica amabwiriza harya uwo muntu aba ari intwari nyabaki? Ngo ari ku ruhembe ngo rwa Kristo, wa mugani n'ibyo umuntu yavuze igihe utubahiriza amategeko y'igihugu. Harya ubwo ko inzego za leta zishyirwaho n'Imana, izo nzego zishyizweho n'Imana ukazisuzugura ukica amategeko, harya ubwo wa mugani kubaha Imana byo byaba bimeze gute? So hari undi watanze igitekerezo ati ibi ndumva nta kibazo kirimo, kuko wakoze icyaha wese ajyanirwe, kurenga ku byo amategeko ateganya n'icyaha gikomeye. Ati hari ibintu Kiliziya Gatolika yishyizemo ngo barakomeye ntibakorwaho, igihe cyose bakoze icyaha bajye bafatwa bahanwe nk'abandi baturage bose. Undi ati none se ubwo si ugusengera mu rugo rw'ababikira? Ati nabyo se ubwo byaba bigize icyaha? Hari undi wagize ati ese doko n'ibitekerezo bigiye bitandukanye. Ati mu ndirimbo turaje Yezu twitabye ijwi ryawe, baririmba ngo kuko uru rugamba turwana rurakomeye, abanzi turwana nabo si abantu n'ibikomangoma by'isi. So n'ibitekerezo byinshi nyine abantu bari gukomeza gutambutsa, cyane nyine abo muri Katolika. Urumva nyine ibitekerezo bamwe bari kuvuga, ariko ababizi nyine nyine kujya gusomera misa ahantu hatemewe nyine ntabwo biba byemewe, nyine ni ukwica amategeko. So ariko wumve n'ibitekerezo byinshi abantu benshi bari gukomeza gutambutsa, bitewe n'aba bapadiri bagera kuri 2 batawe muri yombi ejo kuri Pasika, bari gusoma misa mu rugo rw'ababikira muri chapelle. Reka nsoreza, ndabakunda, nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Niba utarakanda subscribe ubikore, tujye dukomeza kubana mu nkuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho 5 kuri 5.